kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 8. Impamvu ni uko kubaha Imana gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Icyakora hari benshi mu myumvire n'imitekerereze yabo bibwira ko iyobokamana ari iry'abanyantege nke n'abantu badafite icyerekezo. Ariko iyobokamana nyakuri rizamura intekerezo zikagera ku rugero rwo hejuru. Ibitekerezo bibi birimbura umutima. Imbaraga ihindura y'Imana ihindura umutima, ikaboneza kandi igatunganya ibitekerezo. Ubusanzwe ubwenge bufitwe n'abasaza kandi kumenya gufitwe n'abaramye iminsi myinshi. Ibyo byanditse muri Yobu 12 umurongo wa 12. Gusa ku bubaha Imana ubwenge ntibugendera ku ngano y'imyaka bamaze. Ndajijuka nkarusha abasaza kujya nitondera amategeko wigishije. Biri muri Zaburi 119 umurongo w'100. Impamvu ni uko kubaha Uwiteka ari ishingiro ry'ubwenge. Ni koko hari benshi baba barahisemo indi soko y'ibyiringiro byabo, ariko ntabwo bitinda kuboneka ko bibeshye. Hari abumva ko ubutunzi nibuboneka bizabaho ubwishingizi bw'igihe kirekire, ariko sinjye wa mbere uvuze ko ibyo ari ukwibeshya. Bibiliya iti ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'amakuba. Hari abandi bumva batekanye kuko hari ukomeye muri ubu buzima warahiriye kubaba hafi muri byinshi. Icyakora abo nabo ni abahanga mu kwibeshya, kuko umuntu ahava akagera umwuka w'umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Niyo mpamvu usanga bubatse kuri iyi miganda akenshi bahorana ubwoba bwo kubura iyo soko y'ibyiringiro byabo. Ibiramambu abahisemo kubaha, kuyoboka no kwiringira Imana baronka imbaraga, ubwenge n'ibyiringiro bya buri munsi, kuko isoko yabo idakama. Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, icyo umwami yabazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkobwe 10. Uwo ni Daniyeli na bagenzi be. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Iyobokamana nyakuri riboneza imico, rikomeza intekerezo, kandi ni urukingo rw'ingeso mbi. Rizana amahoro mu muryango, rituma ubingira akamaro muri ubu buzima, kandi rigatuma ubana n'abandi neza. Uwiteka ati, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa.